Reka nongere ngusuhuze rero nshuti muvandimwe tubana umunsi ku wundi, mbifuriza isabato nziza wowe ahuri ahariho hose. Nizere ko isabato ikomeje kubabera nziza. Reka rero uyu munsi noneho turebere hamwe abahanzi batanu barimo gukora neza, babirimo neza kandi bakaba bafite n'indirimbo zagiye zikundwa cyane mu buryo butandukanye, haba mu majwi ndetse n'amashusho yagiye aranga izo ndirimbo. Turareba batanu, atari uko atari benshi, ariko uyu munsi twahisemo kureba batanu, n'abandi tuzagenda tubageraho gahoro gahoro. Turahera rero kuwa gatanu tumanuka tuza kuwa mbere. Ikintu dukwiye kumenya nuko ntabwo tubatondeka kuko twagendeye ku baribo, ahubwo tugenda tureba nanone uburyo barimo bakoramo, nicyo tugenda dushingiraho. Reka duhere ku muhanzi wa mbere witwa Epimake mu ndirimbo ye, ubundi turebe n'abandi. Dore igihe nahereye cunaguzwa n'iyi si, ibyo nkoze byose nkagerageza bikanga, nkarambura amaso ngashishoza cyane, nkarora hirya nkarora no hino, nkarara nibaza se Mana nyirente ko imigambi yanjye iri gukomwa mu nkokora. Icyo gihe umunsi wabaga utaragera aha, nkombe nk'umunyenga nkomamye urukundo. Uyu niwe mpano nagabiwe na Rurema, uyu niwe gupfa yo mu magufa yanjye, uyu niwe mahoro umutuzo wanjye, nyirigira yarampaye ngo mukunde, zahora mukunda cyane, tunyurwe n'urukundo Uwiteka ashimwe. Aha, reka tujyane rero n'undi muhanzi nanone wa kane. Uyu muhanzi we ngira ngo muramuzi cyane mu ndirimbo nziza yakunzwe cyane n'abakuru n'abato. Ni indirimbo mwakunze muri benshi, ndabizi neza ko mwayikunze mwese. Dukunda kuyita ngo si impanuka. Si impanuka, indirimbo ya Mwizerwa Jacques. Nabayeho kubw'impamvu wimbaza icyo ndicyo. Ni indirimbo nziza cyane, tunamushimira rwose kabisa. Iyi ndirimbo yandikanye amavuta, yandikanye amavuta. Mwizerwa Jacques, umushuti wanjye ukora hariya kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro, turanagusuhuje cyane. Amahoro y'Imana nabane nawe, ariko dukeneye n'indi ndirimbo nshya. Ubu butumwa nabwo bwombe, ntabwo heruka kuduha indi ndirimbo, ariko iyi ngiyi yarabidukoreye kandi n'uyu munsi iracyadufasha. Mwizerwa Jacques rero reka twumve nawe gice kimwe ni na refure, hanyuma ubundi mukomeze mugende mukurikirane indirimbo ze kuri chaîne ye Mwizerwa Jacques. Reka tuyumve. Naremwe kubw'impamvu wimbaza icyo ndicyo, niba ushaka kukimenya ukibaza uwandemye. Agaciro kanjye kabarwa mu maraso, kandi ikiguzi cyanjye n'ukuri ni kinini. Nubwo nacumuraga ntabwo yanjugunye, ahubwo atuma uwandemye ngo akize uwiyishe. Kubaho mbikura kuri uwo nguwo nyine, kandi icyanteganiriza ni cyiza n'ukuri. Sinabayeho kumpanuka,
kandi kwiyereza zangeze iwacu mu ijuru. Aha, reka tugende rero n'undi muhanzi wundi mushuti wanjye Munyampeta Jarike. Muri iyi minsi ari gukora cyane indirimbo z'ikinyarwanda, indirimbo z'igifaransa cyinshi, tunamushimira kabisa ku muhati afite. Hari indirimbo rero nawe nziza yakoze yitwa ngo Ijambo Ryawe, ndagira ngo nawe ubashe kuyikurikira mu murya mwiza wa gitari, ngira ngo muramubona. Jarike rero ikindi waba utaruzi cyangwa se ushobora kuba waruzi wowe utabizi ukaboneraho kubimenya, nuko iyi Jarike Munyampeta muri ubu ngubu abarizwa hariya muri Belgique, mu Bubiligi niho arimo akorera umurimo. Turagusuje rero Jarike, amahoro y'Imana abane nawe. Reka tujyane noneho twumve igice kimwe na refure, musure cano ye mukurikire yose. Ijambo ryiza ry'Imana yacu ndarikunda riramfasha, rinyereka inzira itunganye, inyobora ku bugingo. Ijambo ryawe niryo tabaza ry'intambwe zanjye zose, rikaba n'umucyo mwiza murikira inzira yanjye. Aha, nizere gukomeje kuryoherwa rero. Reka tujyane nanone n'umuhanzi mumenyereye cyane Mushimiyimana Yvonne, muzi nka Millionaire. Ngira ngo iyo ndirimbo murayize, nayo ni indirimbo ye nziza ikunzwe cyane, cyangwa se mwanakunze muri benshi, ariko siyo tugiye kuvugaho, ahubwo turababwira ku ndirimbo ye nshya nanone yise ngo Iranzi cyangwa se Irakuzi. Irakuzi, kwa kundi ujya uhangayika ukaryama udafite igisubizo cy'ibyo wibaza, ngo Imana burya ibikuzi, iri hafi yawe. Niyo magambo yiganje cyane muri ino ndirimbo y'umuhanzi witwa Mushimiyimana Yvonne. Ubundi dufite abahanzi babiri b'abakobwa, hari Uwase Yvonne na Mushimiyimana Yvonne. Uyu munsi rero twavuze kuri Yvonne Millionaire. Reka twumve indirimbo ye. Irakuzi yamuryama ukabura ibitotsi, ibibazo byakurenga ukabyuka mu gicuku ugapfuka mugasenga. Irakuzi nukurara urara wigaragura, urara witse imitima ugatanduka ntukireba. Irakuzi mu gitondo ubyuka umeze nk'umurwayi kuko waraye mu ntekerezo. Irakuzi nubwo isa n'iceceke, Irakuzi nubwo ubona yicecekeye, urareka kurira ntinya kizatabara. Aha, Ereda Nsanze
nawe ati burya irumva, ati kandi ibyo Imana yenda kutugirira ni byiza. Mwihanganire network. Ati ibyo Imana yenda kutugirira ni byiza si bibi. Ngira ngo murabizi ko Imana ubundi ihora mu ruhande rwacu, nta nubwo Imana ijya idusiga, ahubwo nitwe tugira gutya tukayisiga. Muzi umwana w'ikirara yavuye iwabo aragenda, byo kurya bishibuze, aravuga ati wasubira mu rugo, hanyuma aza kushaka uburyo agaruka mu rugo, ariko se yaramwakiriye ntiyamuhanye ngo amujugunye, ahubwo yabanye n'umwana we noneho banezerewe. Niyo mpamvu rero mu byo tunyuramo byose Imana burya iba yumva, kandi imigambi yayo ni myiza kuri twebwe. Sanzereda rero nawe ni umuhanzikazi uri kubikora neza cyane muri iyi minsi. Tunamusaba nawe indirimbo nshya, yaciyemo iminsi nta nshya turi kubona, ariko izo yakoze nazo ni nziza. Mugere kuri chaîne ye mumukurikire, hanyuma ubundi munamushyigikire nyine. Mukore share, subscribe, like ndetse na comment. Reka tujyane. Erega ibyo yibwira kutugirira ni byiza si bibi, ndacyategereje amasezerano yawe Mana ntuhinduka. Erega ibyo yibwira kutugirira ni byiza si bibi, ndacyategereje amasezerano yawe Mana ntuhinduka. Komera ku masezerano nshuti, oya wirambirwa ngo uhaguruke. Komera iyo Mana mvuga irumva kandi igakora. Komera ku masezerano nshuti, oya wirambirwa ngo uhaguruke. Komera iyo Mana mvuga irumva kandi igakora. hariho umuntu watumwe n'Imana, uwo mugabo Aha, muhawe n'Imana Elsa Claude ati hariho umuntu watumwe n'Imana mu ndirimbo nziza cyane. Bro, wakoze cyane kuduha indirimbo nk'iyi, twibutsa ko n'ubundi mu byo tubamo byose Imana ijya ibyemera. Kavuga iti n'ibihe bibi bigere ku muntu, kuko burya Imana ntabwo yadusezeraniye amahoro, kuko yaravuze ngo wasibugushije ishyano kuko wamanukiwe n'umubisha. Niyo mpamvu ibyo duhura nabyo mu isi byo nta mahoro mu isi twigeze dusezeranirwa. Elsa Claude rero reka twumve indirimbo nshya yaduhaye ubundi twumve. hariho umuntu watumwe n'Imana, uwo mugabo yitwaga Yohana, uwo yaje guhamya iby'umucyo wa Kristo ngo atuma abantu bose bamwizera. Yohana yahamije iby'uwo mucyo, yabaye mu isi yemerwa nk'uwatumwe, ariko umunsi umwe aza gutungurwa. Nubwo waba uyizera ijya ibyemera. Yohana yahamije. Arakoze cyane Elsa muhawe n'Imana Claude ati nubwo waba uyizera ijya ibyemera. Reka rero wowe utarakora subscribe hano tujyane uyikande, umunsi ku wundi indirimbo zasohotse tuzibabwireho,
tunabavugeho abantu bamenye abaririmbyi yewe mujye munabatumira munabashyigikire ku mashene yabo. Niyo mpamvu ugiye nshyiraho gato cyane kugira ngo ibirambuye usure shene zabo ubundi urebe indirimbo. Sizi gusa haba hariho n'izindi zigiye zitandukanye. Amahoro y'Imana bane nawe rero, ukomeze kugira isabato nziza kandi turi kumwe rwose. Kora share, comment ndetse na subscribe ubundi tujyane umunsi wundi. Wifuza gucuranga rero sasa, wifuza gucurangisha indirimbo, waduhamagara kuri 0784039376, wanatwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero ubundi tukajyana. Wifuza gukora audio, wifuza gukora video, wifuza kwibona wagufasha mu miririmbire akaguhugura, ibyo byose twabigufasha. Unifuza kwiga gucuranga by the way nabwo bagufasha. Ibicurangisho bigiye bitandukanye, hari benshi bagufasha kandi bikagenda neza. Komeza ugira amahoro y'Imana rero, ubundi naho ubutaha turi kumwe. Gutungurwa nubwo wabuyizera igibyemera. Yowana yami